manje kugushima wowe udukurikira umunsi ku munsi. Jye wumva nitwa Selector Manu, iyi ni To Fly TV. Iki kiganiro cyitwa Amahitamo Show. Ese mutekereza iki ku buzima? Ubuzima burahinduka, ubuzima ni amayobera. Uko bwije n'uko bukeye, ubuzima buratuzengurutsa. Bamwe barakira, abandi bagakena. Bamwe barapfa, abandi bakavuka. Bamwe barishima, abandi bakarira. Mu by'ukuri ubuzima ni impano Imana itugenera, ntabwo twe tubwiha. Uyu munsi mbere yo kuvuga ijambo ribi ku muntu, wibuke ko hari umuntu udashobora kuvuga. Mbere yuko ugaya ibyo kurya wabonye, wibuke ko hari udafite icyo kurya. Mbere yuko ugaya cyangwa se utishimira umugabo cyangwa umugore wawe, wibuke ko hari ababuze inshuti nibura yo kubaganiriza. Mbere yuko uvuga ko ubuzima bwagukomereye, ibuka ko hari ababwifuzaga bagapfa bakiri abasore cyangwa inkumi. Mbere yuko utaka ko abana bakunaniye, ibuka ko hari abahora barira Uwiteka ngo abahe urubyaro, ariko bararubuze. Mbere yuko ugaya inzu utuyemo ngo ni nto, ibuka ko hari abarara hanze ku mabaraza cyangwa ku makarito, badafite aho bikinga izuba cyangwa imvura cyangwa imbeho. Mbere yuko wiratana umubiri wawe ngo uri mwiza, ibuka abaryamye mu bitaro bari hagati y'urupfu n'ubuzima, batakibasha kwiyegura cyangwa kwiha icyo kurya, maze uheraho ushima Imana yakurinze. Ndagushimye wowe uduhaye umwanya. Njye wumvaga ndi Selector Manu, iyi ni To Fly TV. Iki kiganiro ni Amahitamo Show. Nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ubashe gukurikira ibiganiro byacu, ukanda like, unasharinga ibiganiro byacu, wibuka no gusiga comment. Ndagushimye.